wakwakira agakiza ukaba umwana w'Imana ngo bo ngo ndikubona ubu turi mu nzara mu kwezi kwa gatatu cyokora mu kwa gatandatu ibishimbo bizaba byeze n'ibirayi niho nzabatizwa kandi bazamuhamba mu kwa kane. Bega kwibesha we barasobanuye ni muri Zaburi y'amagambo avuga ngo abantu ni ibikenya. Zaburi ya 39 kanyasoma y'amagambo ariko ubundi umuntu ni iki? Zaburi ya 39 niho ayo magambo nayasomye. Kanyahe n'aba banyakigali bayatahane mugende murayaganiraho no mu modoka. Amagambo aravuga ngo ku murongo wa 5 Uwiteka umenyeshe iherezo ryanje n'urugero rw'iminsi yanje menye ko ndi igikenya. Hepfo amagambo arakomeza, dore wahinduye iminsi yanje nk'intambwe z'intoki, igihe cy'ubugingo bwanje kuri wowe kimeze nk'ubusa. Nukuri umuntu wese nubwo akomeye ni umwuka gusa, nukuri umuntu wese nubwo agenda nta kigenda, nukuri bahagarikira umutima ubusa, umuntu arundanya ubutunzi atazi uzabujyana. Nubwo abantu benshi bakunze guteganya batumva rero turi kubona ko mu kwa gatandatu numvaga harabacu bafata turi kubona mu kwa gatandatu ni igihugu kizaba gihumutse, ubwo niwe tuzabona uburyo bwo kugura, tubone ni buryo bwo kubatwanywa bazamushingura mu kwa kane. Uyu munsi ni wumva ijwi ryayo ntiwinangira umutima, komeza icyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Niba ari Yesu ufite umukomeze. Umuntu wavuze ati narongoye none sinshobora kuza agereranya itsinda rinini ry'abantu. Hari benshi bemerera abo bashakanye kubabuza kwita ku kurarika kw'Imana. Umugabo aravuga ati sinshobora kumvira ibyo nemera birebana n'inshingano zanje mu gihe umugore wanje ayirwanya. Yatuma tuyikora binkomerera cyane. Umugore nawe yumva hamagawe kubw'ubuntu ngo ngwino kuko byose bimaze gutegurwa, maze akavuga ati ndakwinginze mbabarira, umugabo wanje yanzira arika ry'imbabazi, avuze yuko ibyo akora bibaye imbogamizi. Ngomba kujana n'umugabo wanje, none kubw'iryo sinshoboye kuboneka. Imitima y'abana igira ubwuzu, bifuza kuza ariko bakunda ababyeyi babo bombi, maze kuko bo batitaye ku kurarika k'ubutumwa bwiza, abana bibwira yuko bo batitezweho kuza, nabo bakavuga bati mbabarira. Abo bose banga kwitaba umukiza batinya icyabatandukanya n'umuryango yabo, bibwira yuko mu kwanga kumvira Imana baba bashakira urugo rwabo amahoro n'iterambere, ariko uko ni ukwibesha rwose. Ukuri mu magambo rero ukuri mu cyane natangiriyeho isomo badusomeye. Komeza ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Kandi abijuru bo Yesu ashimwe, abijuru bo badutegereje kugira ngo batwakire. Ariko muri kureba iyi filime abijuru batwakiriye. Nasomye amagambo ari mu Byahishuwe igice 8, mu ijuru haba hituza nk'igice cy'isaha. Data wa twese yamanutse ngo aje kureba ukuntu abantu banesheje. Haleluya. Burya Yesu abazajyana mu ijuru nabitanga nkuko nawe yitanze. Biragaragara ko ukuri mu cyane. Haleluya. Data wa twese amanutse, Yesu nawe yaje, abamarayika baje, abakerubi bamanutse, ibizima bine, ibizima bifite amaso impande zose ni bine, abakuru 24 abo nabo baje mu ijuru hasigaye y'ubusa. Ngo abijuru bose baje kureba umukimbagiro w'abanesheje. Uzahirwe utazashakwa ngo uburi. Bamwe bazabuzwa n'ibirayi, abandi bazabuzwa n'amasoko, harimo bazabuzwa n'imiryango yabo, harimo bazabuzwa n'abagabo babo, abandi bazabuzwa n'abagore babo. Uzasanga bashakani ngaho vayo uwemeyaze ni mubimenyesha tuye hasi umubyeyi araje rurabana be abashakani. Kuko umuco nyarwanda turabona wowe bawitonze
reka mbasabe uyu munsi niyo munsi mukuru dufite w'abantu bari kwitangira gukora umurimo w'Imana. Mwavuga amen. Biragusaba ngo uririmbe, arega ririmbana n'iri teraniro, hari igihe tuzongera kuririmba utakiriho. Muje muragera mu nzu y'Imana mufite imbaraga, Imana ibayabakijije ibiza byinshi byagombaga kubahitana, none uteranye n'abazaje mu ijuru, kubw'iyo mpamvu ririmba. Turahamagara abantu uwumva nawe, dufite n'abasubiye inyuma bagenda bakuba amaguru, covid yaraje, insengero bazifunze. Kambamenyesha iritangazo, nubwo mwisi insengero zafungwa, insengero z'ijuru zirakinguye. Burya Yesu yiteguye kwakira uwo ari we wese wakwemera gukorana nawe. Ngwino rero icya kabiri, kandi nawe uri kuririmba mu karibu rero kugira ngo duhereze amakuru cyangwa se dusangize ibitekerezo ko umuco nyarwanda turabona wowe ngwino zera y'ubugingo abashakani baze ngwino mbese abavana y'akantu bimenyesha tuye n'Imana zawe umubyeyi karibu rero kugira ngo duhereze amakuru cyangwa se dusangize ibitekerezo abashakani baze. Itonde tugiye kuririmba icyanyuma turekera aho ngaho. Amatwi urayafite n'amaguru yakugeza hano urayafite. Mu nzitwazo utanga rero banseka, gusekana ni ukuguzanya. Baraguseka uri kwihana, tuzamuseka ari kwiba. Biragusaba rero nguze usanga umukiza, kandi wakijije abandi nawe yagukiza. Haleluya. Ngaho ririmba ikindi gice, niba uri kumva nawe hari icyo umutima ukubwira ngo ukosore, vayo hano dufatanye gusenga. Ngwino nagire bwangu nindagira ubutware ihangane ushaka zahabwa ubugingo abashakani bose uwemeyase umwanya n'uwawe bimenyesha tuye hase umubyeyi arata Imana abashakani aze. Itonde kumenya hasigaye igice cya nyuma cyo kuguhendahenda wowe utazi igihe amatwi yawe atazumva, utazi igihe amaguru yawe azareka kugenda, utazi igihe amaboko yawe azareka kugutamika. Imana ikaguhamagara muri aya masaha, ibyo byose mvuze ugishobora kubikora. Ntabwo sinzi niba mpamya ko aya materaniro niyongera kuba uzaburimo, ahubwo muri uyu mwanya biragusaba ngo ukorane n'umutima nama. Mbese amaherezo yawe azaba yahe? Mbese uri kubona ibyawe bizagarukira he? Impanda nivuga hazumvikana impundu cyangwa n'imiborogo. Ucyumvirijwe rero biragusaba kwikiranura n'ibigufashe, kuko wabisanze mu isi kandi uzabisiga. Icyanyuma niba uri kumva ijwi ry'Imana rikuhamagarira kuza hano uze dusenge. Nagire bwangu andagira ubugare ihangane ushaka wese zahabwa ubugingo abashakani baze uwemeyaze. Ngwino uwemeyaze nimubimenyesha batuye hasi umubyeyi arata rura abana be abashakani baze.
rwose uze kwibaza iki kibazo ukurimo biragaragara ko kuririmba gutya bikagaragara ko twasama cyane umwanya n'uwawe kandi twatwawe pe iya mbere yaririmbye nje nandi gukoma amashyi nicaye hano iya kabiri rero nabo bararirimbye numva natakaye rwose ko bari kuririmba gutya ari abana b'abantu bapfa igihe abamarayika b'Imana bazaba bivanze muri bo amajwi ari kwiyongera twageze ku nyanja y'ibirahure nasomye amateka yo ku nyanja y'ibirahure aho tuzaba tugeze ngo nk'uko umuntu ashobora kwirebera mu birahure akareba uko asa niko bazagera aho hantu buri wese azisanga mu wundi atamutinya ngo yamugambanira atamutinya ngo yamunegura atamutinya ngo yamusebya atamutinya ngo yamwica aho ku nyanja y'ibirahure ibibazo no gushidikanya bizaba byasigaye mu isi aho tuzibera mu munezero kibazo ikibazo muri aya masaha ko saa sita zigeze haleluya niki kikubuza kumasha ngo uje mu ruhande rw'Imana mbese ko mu gihe gitoya Imana igiye kuzahamagara bayikurikiye ikizatuma utajyayo uzigana nacyo muri iki gihe ni igiki ukibazeho nanje kibaze ugitekereze nanje nkitekerezeho mushiki wacu yadusomeye isomo riri mu byahishuwe ku izina nitwa Karenzo Jean Bosco cyakora n'ababi Kigali nshobore kuba narakozeyo kera bakiri bato yari abana ariko hari iremera nahamaze ibyumweru imani rero impamvu bavuze izina ryanje ntabwo ari byiza kuba uze uri umushitsi ngo usubire iwanyu uri kuvuga ngo ariko ngo umuntu watubwirije ngo ninde wowe yada kuko kuvuga izina ntabwo ari bibi Yesu ashimwe ndasoma amagambo ari hano mu byahishuwe mu gice cyaho cya mbere ku murongo wa 7 ku magambo avuga ngo dore razana n'ibicu ariko impamvu Yohana yavuze aya magambo yaravuze ngo jewe Yohana ndabandikiye mwebwe abo mu matorero 7 yo mu Asiya ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana iriho kandi yahozeho kandi izahoraho biva no ku myuka 7 iri imbere y'intebe yayo no kuri Yesu Kristo ari wo mugabo wo guhamya ikiranuka utwara abantu bo mu isi udukunda kandi watwejejeho ibyaha byacu amaraso ye karibu rero kugira ngo akaduhindura abami n'abatambyi b'Imana ye ariyo nase icubahiro n'ubutware bibyiteka ryose amena dore razana n'ibicu Yohana arateguje kandi amaso yose azamureba ndetse n'abamucumisa amacumu nabo bazamureba kandi amoko yose yo mu isi azamuborogera nanone amena nsomye amagambo ariko nkasimbuka nkagera ku itorero ryitwa Philadelphia urukundo rwa kivandimwe ryabonetse mu gihe ubwo itorero ryari rivuye mu kaga gakomeye mu karengane k'imyaka 1260 amagambo aravuga ngo wandikire mareka w'itorero ry'Ifiladelfiya uwera kandi ukuri ufite urufunguzo rwa Dawidi ukinga ntihagire ukingura kandi ukingura ntihagire ukinga avuze aya magambo ati nzi imirimo yawe turashize imbere yawe urugi rukinguye kandi ntawe ubasha kurikinga kuko ufite imbaraga nke nyamara ukitondera ijambo ryanje ntiwihakane izina ryanje dore nguhaye bamwe bo mu sinagogi ya Satani bita abayuda nyamara atari bo ahubwo ari abanyabinyoma dore nzabahata kuza bikubita imbere y'ibirenge byawe bamenye yuko nagukunze kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanje nanje nzakurinda igihe cyo kugeragezwa kigiye kugerageza ibihugu byose kugerageza bari mu isi 11 ndaza vuba komeza ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe ariko ikibazo kikaza niba icyo ufite ushobora gukomeza byatuma batagutwara ikamba ryawe iyo turi mu iteraniro nk'iri ngiri nubwo abantu benshi bakunze kurebana ariko buri wese ijuru rimureba nk'aho ari we wenyine uri ku isi magambo nigeze mvuga hano ari mu gitondo navuze amagambo avuga ngo burya Imana ntabwo izigera ishakisha abajurizi bazagushinja ibyaha ahubwo muri wowe hari icyumba Imana yashigajemwo Satani atapfa kuvogera
niyo mpamvu abantu bashobora kukogeza kuri mukuri icyumba kikabihakana ngo uri mu binyoma. Niyo mpamvu abantu bashobora kukogeza ngo uri umukire icyumba kikakwemeza ko wahombye ukaba warakennye. Niyo mpamvu abantu benshi bakunze kubita ba bosi, akaba muzi ko ari bosi muri 2 nyamara 2020 yarahombye. Abantu bavuga bati bosi we komera tuzi kuri umukire icyumba kitumva, rero bari kureba ishusho y'inyuma ariko warakennye. Nakurikiranye amateka ikibazo cy'abakire bagira, abantu bakomeza kubarebera mu kuba barakize nyamara barahombye. Nuko yakwaka amafaranga bakayamuha bazi ngo ni bosi wa kera, bakayamuhereza n'abandi akabafata amafaranga. Burya akababwira nta mukire ukena ngo ajane ubusa, ajana amateka. ahubwo hariho Imana. Babandi bamwizeraga ugasanga bari kuvuza induru batumva yemwe twari tuzi ko bikimeze neza, naho amafaranga yarayagurukije kera. Dufite bosi udahomba, uno Yesu umwana w'Imana. N'uyu munsi wa none hari benshi bamaze kuboneka bavuye mu mazi biteguye guhara byose ngo bamukurikire. Imana ihabwe icubahiro. Ndasoma amagambo ari muri Mariko, twamaranye igihe kirekire si ngombwa ko mbwiriza byinshi, oya pe, utarumvise na akaziki. Ndasoma igitekerezo kiri hano muri Mariko igice cya 10 ku murongo wa 17 ku mutwe w'amagambo uri kutubwira ngo iby'umusore w'umutunzi. Ageze mu nzira umuntu azaho ari yirukanka aramupfukamira aramubaza ati mwigisha mwiza nkorere ngo mbone kuraga ubugingo buhoraho. Yesu nawe aramubaza ati witira icyo mwiza? Nta mwiza keretse umwe n'Imana. Niwe Mana uzi amategeko ngo ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukabeshere abandi, ntukariganye, ubahe so na nyoko. Aramubwira ati mwigisha ayo yose narayitondere mbereye mu buto bwanje. Yesu amwitegereje aramukunda, aramubwira ati ushigaje kimwe, genda ibyo ufite byose ubigure impiya uzifashisha abakene, nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru, uhere kuzunkurikire. Yumvise iryo jambo mu maso he harahonga, agenda afite agahinda kuko yari afite ubutunzi bwinshi. Yesu araranganya amaso abwira abigishwa bati erega biraruhije ko abatunzi binjira mu bwami bw'Imana. Abigishwa be batangazwa n'amagambo Yesu, amagambo ye. Nuko Yesu arabasubiza ati bana banje nukuri biraruhije ko abiringiye ubutunzi binjira mu bwami bw'Imana. Icyoroshe nuko ingamiya yanyura mu izuru ry'urushinge kuruta ko umutunzi yakwinjira mu bwami bw'Imana. Barumirwa cyane bati ubwo bimeze bityo ninde ushobora gukizwa? Yesu arabitegereza arababwira ati ibyo ntibishobokera abantu, ariko ku Mana suko biri, kuko byose bishobokera Imana. Haleluya. Nsomye igitekerezo kirekire ariko cyiza, kikaba kirimo amagambo akomeye ku bantu biringira ubutunzi. Yesu ashimwe. Iyo abantu bafite ubutunzi burya abandi barabakunda. Iyo bigaragara ko umuntu akize nubwo nta mafaranga araguha uramwubaha. Iyo bigaragara ko umuntu ameze neza uramutinya. Ariko reka nongere mbabwire, uyu muhungu yashatse kwibonekeza mu iteraniro, nuko aravuga tumva rero mwami nakora iki ngo nzabone ubugingo buhoraho. Nasomye amagambo avuga ngo Yesu yaramubonye aramukunda, ariko icyo yamukundiye ni ikihe? Yaramubwiye ngo amategeko yaramubwiye, avuze ngo yarayitondeye kuva mu buto bwe kugeza mu myaka agezemo. Nuko Yesu aramukunda rero, ati uyu muhungu avuze neza cyane, ariko aramubwira ngo usigaje kimwe. Icyo usigazeho kimwe rero ni ikintu cya kindi utangaho inzitwazo. Icyatumye ntiyegurira Imana nuko ababyeyi banje bari abapagani. Icyatumye ntiyegurira Imana nuko umugabo wanje yaratabyumva. Icyatumye ntiyegurira Imana nuko umugore wanje yangwishije. Icyatumye ntiyegurira Imana nuko dufite akazi gakora no ku isabato. Impamvu ntiyeguriye Imana nukubera yuko bamasenge bande
twahebye nabi. Icyatumye ntiyegurira Imana nuko iwacu twarabakene. Muri izi nzitwazo zose ari amagambo ari hano, mu nzitwazo zose zirenga 400 uzutanga muri iki gihe, mu gihe Yesu azabaje guhamagara itorero nta na rumwe ruzemerwa. Abenshi banga kwihana, bakanga kwakira agakiza. Impamvu ibiteraniye iyihe? Ni ukubera yuko iwacu mbonaga iby'Imana batabiha agaciro. Biragusaba ngo biha agaciro. Impamvu njyewe iby'Imana ntabihaye agaciro nuko nabonaga bose ariko bari kugenda. Biragusaba ngo utandukane nuko abo bari kugenda nabi. Mu nzitwazo zirenga 1,400,000 nta na rumwe ruzemerwa. Igihe Yesu azaba ahamagaye amazina y'abanesheje mu Rwanda, kandi hazaba humvikana ijwi Imana zariho Migani 6:23. Imana imani muhindurwe n'ibintu. Imana zariho hari ufite uburyo bw'ubutumwa bwiza bwatambuka, uba ufite amahirwe yo kumvira imiburo. Ariko hari ijwi rizumvikana nyuma y'uko imiburo wayikerenceje rivuga ngo narabahamagaye muraninira, mbaramburira ukuboko ntihagira ubyitaho, mwahinyuye inama zanje no gucyaha kwanje, nuko nanjye nzabakina ku mubyimba mwagize ibyago, nzabaseka icyo mwatinyaga kibagezeho, ubwo muzatungurwa n'ubwoba, ibyago byanyu bikaza nka serwakira, muzacakana umwete ariko ntabwo muzambona. Impamvu ni iyihe? Reka mbabwire. Bazana ibyumweru 2 kandi mu by'Imana yarantumye nta kimwe nigeze nikenga kuvuga. Ndasubira kuri ikorari, ntaci itakoze yemwe kugeza igihe iyi korari mbese abavana yakana imyemerere tuvuga ku myemerere y'Imana za mbere. Burya uyu muhungu rero waturutse i Kigali yaraje, burya yaritanze, tumaranye ibyumweru 2 n'ahangaha, ari kwereka amahanga yuko Yesu agiye kugaruka. Ndimwo ndavuga abantu barakurikiye, za korari zaraje, ibiryo twarariye, kunywa twaranyoye. Imana izabajyane mu ijuru pe. Ariko imbabazi zizarangira. Hari amagambo nshaka gusoma muri iki gitabo cyitwa Imigani ya Kirisito, ku magambo y'inzitwazo, ku mutwe w'amagambo uvuga ku batumirwa babi. Aba batumirwa babi, umwe baramubwiye ngo naza ataha ubukwe, nuko aravuga tumva ngiye kugerageza ibikingi, ntabwo nzi niba byakwera neza, nuko rero ngiye kubigerageza ndebe niba bizera, ubukwe ntabwo nkibujemo. Undi baramubwira bati vayo utaha ubukwe, tumva narongoye, kandi gusiga inkumi ntabwo byoroshe. Ubu dufite abana benshi banze kubatizwa, dufite abasore benshi banze kubatizwa. Ati nindamuka mbatijwe, umusore wanje untereta asanzwe yari umupanikoti, nje ndabumudive gutakaje bundi n'ubundi arabinkuramo. Ku bantu babagome babaho mu migani baca, bakunze kuvuga ngo Imana y'umukobwa ngo ni umugabo we, ariko suko biri, ahubwo Imana y'umukobwa ni Yesu Kristo. Kuko Imana itamurema, Imana itamurinda. Nubwo abantu benshi batanga inzitwazo zo guhangayika, ugasanga ubwoba bwarabamaze, mbese nzashakana nande, mbese buriya ninde uzantwara. Imana yakuremye izo uzakujyana. Nta mpamvu yo kugira ubwoba, nta mpamvu yo gushidikanya, kuko utiteretse ku isi, gahunda zawe zose ziri mu biganza by'Imana. Dufite abana bihebye rero batanga inzitwazo. Ndamutse ngiye mu gakiza cyane nta mugabo nabona, ndamutse ngiye mu by'Imana nta wandambagiza. Abenshi baretse kubatizwa muri uku kwezi kwa 3 kitangira amavunano. Narababwiye ngo umuntu ushobora kuzapfa mu kwa 4 ntashobora kunukira bicaye mu kwa 3. Mu benshi banga iby'agakiza ngo bagashikire, n'abatazarenza uyu mwaka wa 2025, n'abatazarenza amezi 6, n'abatazarenza amezi 3, ugapanga kuzashakana n'umuhungu mukazabyarana abana 2 baraguhamba mu kwa 6. Kuko kwibesha ku mwana w'umuntu, ugapanga ibyiza gusa utazi ko turi mu isi idasakaye, yakunyagira utayitutse, yaguhirimbiza atari uko wayirakariye, yagupfakaza atari uko wayitutse, yaguhindura imfubyi atari uko ababyeyi bawe ari babi. Ahubwo isi dutuyemo ntabwo ariyo kwiringirwa, ukwiye kwiringirwa ni Yesu gusa. Inzitwazo
abantu bagomba kuzireka bagahitamo kumvira Imana yonyine. Ndasoma rero aya magambo kandi nimara kuyasoma ndasozesha isomo rimwe nuko mbareke. Natangiye ndi kubabwira ngo ibyo twumvise ni byinshi, ababwiriza bamaze kutunyura imbere ni benshi, indirimbo zatunyuze imbere ni nyinshi. Ndibuka bwa mbere tuje kureba korari yari iriho ikomeye cyane muri 95 n'abatwara muco. Cyo gihe mu buzima yari kuririmba hitwa mu Nyanga muri Nkumba, tukava iwacu n'amaguru, abantu bakabyuka saa 9 n'amaguru kuko imodoka zari ntazo, nta magara hari, nta na za piki zihari, tukagenda n'amaguru guhera saa 9 tukazagera mu Nyanga saa 3 z'amanywa amaguru yahiye. Tugiye kureba ko korari iraririmba. Ubu rero izigezweho n'aba ambasadoro. Yo vanga ambasadoro iri hehe, baravuga bati ni Igisenyi, harabemera gutega bakajayo. Ubu rero aba baririmbyi batuvunya amaguru barayizana hano. Burya murahenze ariko ntabwo muhenze kurenza Imana. Yo mpamvu mu cyimbo cyuko mwagaragara nk'abagezweho, ntabwo ari mwe mugezweho. Yesu uri muri mwe ni ugezweho. Twebwe turaba igihe gitoya. Haleluya. Turaba igihe gitoya ariko Yesu ni uw'igihe cy'iteka ryose. Nkabamenyesha rero wagombye gukunda iby'Imana kurenza ibyo uri gupanga. Ibyo upanga bizapfa. Muze kubwira abasore cyane, ni n'umugani uhari mu Kinyarwanda, uzakunda ugukunda kuko uwo wimariyemo akunda abandi. Impamvu mvuze ijambo, hari abana benshi bakunze kwenena ku bana b'abakire bazi kuba bari abasirimu, nuko umukobwa akemera akavuga ati Imana no kurya nzabireka, nzemera mba umugore we nkiri iwacu ariko ajyane njye wabo muri kiriya gipangu. Tuvuga ku myemerere, turavuga ku myemerere y'Imana zanjye kazizanira uwo muri Afurika y'Epfo. Karibu rero kugira ngo duhereze amakuru cyangwa se dusangize ku bitekerezo, kuko umuco nyarwanda turabona wowe ukamukunda ukamwimariramo. Yemwe mbona hari n'abagenda bafashe mu mugongo, wagira ngo umugongo wacitse, akamujana buhoro, sheri ndagutekereza no kurya bikananira we. Wamwimariyemo ugera igihe unamwambarira ubusa ariko we yikundira uwo muri Amerika. Byarantangaje, dufite abasore b'abasirimu mu Rwanda ubu ngubu, perese kuja gutaha ubukwe i Kigali bw'umuhungu wazanye umukobwa uba muri Ethiopia. Rwose n'indege ziri ukurimo, biragaragara ko ukurimo cyane. Karibu rero umwanya n'uwawe. Ibiyo mbikuruye rero, abantu benshi bifuza ibyiza, abantu benshi bifuza kuba amahoro, ariko Imana nayo yifuza kuba umwana wayo. Mu nzitwazo rero uzaba uri gutanga ati impamvu icyatumye ntajya mu by'Imana neza, hari umuhungu twakoranaga gahunda, none uzarira ubonye guhindutse, yizaniye uwakure. Dufite abana bashaka kurya imikati, dufite abana bashaka kurya inyama batavunitse, dufite abana bashaka kurya ku muceri nta kibazo, dufite abana badashaka kunywa amazi, bashaka za ji z'abasirimu utaravunitse na rimwe. Dufite abana bifuza za taci atazi gukorera n'amafaranga 100. Dufite abana bifuza za interinete, nta zariho iwabo rubayo. Abo ni busanga Imana bicuzanya. Bigusaba ngo nawe uzirikane ko ijuru ryakuremye rigukunda kandi rishaka ko waryumvira. Inzitwazo rero nta na rumwe ruzemerwa. Ngiye gusoma amagambo ngayo. Aba batanze utwitwazo rwose, batanze banga ubutumire bari bahawe bwo kuja mu birori, nibwo rutangwa mu kwanga ubutumire bw'ubutumwa bwiza. Abantu bavuga ko badashobora guhara inyungu bategereje kubona mu isi, bita ku by'ubutumwa bwiza bubasaba, babara inyungu z'igihe gito bakaziha agaciro karuta ubutunzi bw'iteka ryose. Imigisha Imana yabahaye ibahindukira imbogamizi, ibatandukanya n'umuremyi ndetse n'umucunguzi wabo. Ntibashaka ikibarogoya mu kwiruka ku by'isi, maze bakabwira intumwa y'imbabazi bati none igendere, nimbona igihe nzagutumira. Abantu benshi batanga inzitwazo
ubu mbona mu bakire nkabona no mu bakene. Burya umukene atanga inzitwazo tumva nje narakennye n'imyiteguro y'isabato sinayishobora, ugasanga uwakiza yarasanzwe ahirimbiye iwabo nta n'ibiryo bibayo, none ubafite imodoka ugasanga isabato itangiye ari hagipakira. Muje murabihuza mu nzitwazo abantu batanga zose kandi rumwe ruzemerwa. Yesu ari gushimira abakoze. Niyo mpamvu muri aya masaha muri izi nzitwazo abantu batanga ngo bagere ku by'isi, ijuru rishaka ngo inzitwazo uzireke uzasingira ubugingo buhoraho. Umutunzi akivuga tumva rero byose narabirangije, Yesu yaramukunze, ariko ikintu cyo gukomeza ubutunzi, nasomye amateka ni mukomeye gusoma iki gitabo cyitwa Imigani ya Kristo, kiravuga ngo uyu mutunzi ntago yongeye kubonana na Yesu byiteka. Kuko amubwiye ngo aje kugurisha ibyatunze, yabonye ati nagurisha imodoka yanje ngo n'abantu, ubu nje kugurisha n'ihene ngo mbihereze nabo ntazi. Ariko kugira ngo aba bantu iri tsinda ry'aba babatijwe bashasha baboneke, nuko hari abatanze ibitambo by'ibintu byabo. Yesu ashimwe. Kabwira aba bose batanze ibintu byabo bari gutamba kugira ngo abana b'Imana baboneke, Imana izabishure kuzabona ubugingo buhoraho, kandi burya izabutanga. Niyo mpamvu ndasoma amagambo mbese abavana y'akantu gusozo imyemerere. Nituvuga ku myemerere turavuga ku myemerere y'Imana za mbere. Karibu rero kugira ngo duhereze amakuru cyangwa se dusangize ku bitekerezo, kuko umuco nyarwanda abandi bavuga ibibazo bishobora kubabaho mu mibanire yabo n'abandi baramutse bemeye kumvira ukurarika kw'Imana. Bavuga yuko batakwihanganira kunyuranya na bene wabo ndetse nabo bamenyeranye, bityo bakaba bahamije ubwabo yuko bameze nk'ababandi bagaragara mu mugani. Nyiribirori afata inzitwazo zabo zidafashije ko kugaragaza kwanga ubutumire bwe. Abantu bavuga ngo impamvu nta kwihana nsetswa n'abantu, wakwakira agakiza ukaba umwana w'Imana ngo ngo ndikubona ubu turi mu kwezi ukurimo, biragaragara ko ukurimo cyane. Karibu rero umwanya n'uwawe. Murakoze cyane. Kandi bazamuhamba ku Mana za mbere mu Rwanda. Bega kwibesha we. Barasobanuye ni muri Zaburi y'amagambo avuga ngo abantu ni ibikenya. Zaburi ya 39 kanyasoma y'amagambo, ariko ubundi umuntu ni iki? Zaburi ya 39 niho ayo magambo nayasomye. Kanyahe n'abo banyakigali bayatahane, mugende murayaganiraho no mu modoka. Amagambo aravuga ngo ku murongo wa 5, Uwiteka umenyeshe iherezo ryanje n'urugero rw'iminsi yanje, menye ko ndi igikenya. Hepfo amagambo arakomeza, dore wahinduye iminsi yanje nk'intambwe z'intoki, igihe cy'ubugingo bwanje kuri wowe kimeze nk'ubusa. Nukuri umuntu wese nubwo akomeye n'umwuka gusa, nukuri umuntu wese nubwo agenda nta kigenda, nukuri bahagarikira umutima ubusa, umuntu arundanya ubutunzi atazi uzabujyana. Nubwo abantu benshi bakunze guteganya batumva rero turi kubona ko mu kwa gatandatu, numvaga hari abantu baravati, turi kubona mu kwa gatandatu ni igihugu kizaba gihumutse, ubwo niho tuzabona uburyo bwo kugura, tubone n'uburyo bwo kubatwanywa, bazamushingura mu kwa 4. Uyu munsi ni wumva ijwi ryayo, ntiwinangira umutima. Komeza icyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Niba ari Yesu ufite, umukomeze. Umuntu wavuze ati narongoye none sinshobora kuza, agereranya itsinda rinini ry'abantu. Hari benshi bemerera abo bashakanye kubabuza kwita ku kurarika kw'Imana. Umugabo aravuga ati sinshobora kumvira ibyo nemera birebana n'inshingano zanje mu gihe umugore wanje ayirwanya, yatuma kuyikora binkomerera cyane. Umugore nawe yumva ahamagawe kubw'ubuntu ngo ngwino kuko byose bimaze gutegurwa, maze akavuga ati ndakwinginze mbabarira, umugabo wanje yanzira rikarya imbabazi, avuze yuko ibyo akora bibaye imbogamizi, ngomba kujana n'umugabo wanje, none kubw'ibyo sinshoboye kuboneka. Imitima y'abana igira ubwuzu, bifuza kuza ariko bakunda ababyeyi babo bombi, maze kuko bo batitaye ku kurarika k'ubutumwa bwiza, abana bibwira yuko bo batitezweho kuza, nabo bakavuga bati mbabarira. Abo bose banga kwitaba umukiza
batinya icyabatandukanya n'umuryango yabo, bibwira yuko mu kwanga kumvira Imana baba bishakira urugo rwabo amahoro n'iterambere, ariko uko ni ukwibesha. Ndasubira mu magambo rero natangiriyeho isomo badusomeye. Komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Kandi ab'ijuru bo, Yesu ashimwe, ab'ijuru bo badutegereje kugira ngo batwakire. Ariko muri kureba iyi filime, ab'ijuru batwakiriye. Nasomye amagambo ari mu Byahishuwe igice cy'umunani. Mu ijuru haba hituza nk'igice cy'isaha. Data wa twese yamanutse ngo aje kureba ukuntu abantu banesheje. Haleluya. Burya Yesu bazajyana mu ijuru nabitanga nk'uko nawe yitanze. Haleluya. Data wa twese amanutse, Yesu nawe yaje, abamarayika baje, abakerubi bamanutse, ibizima bine, ibizima bifite amaso impande zose, ni bine, abakuru 24 abo nabo baje mu ijuru hasigaye y'ubusa. Ngo ab'ijuru bose baje kureba umukimbagiro w'abanesheje. Uzahirwe utazashakwa ngo uburi. Bamwe bazabuzwa n'ibirayi, abandi bazabuzwa n'amasoko, harimo abazabuzwa n'imiryango yabo, harimo abazabuzwa n'abagabo babo, abandi bazabuzwa n'abagore babo. Uzasanga ruruhogere rw'abari kurira kuko bananiwe kwitanga. Nyamara muri aya masaha urahamagarirwa kwitanga. Reka nsabe Imana yo mu ijuru, Imana ishobora byose, izi iherezo ryawe, ifate umutima wawe. Haleluya. Muri byinshi by'inzitwazo utanga, Yesu agushoboze guhita mu ijuru niryo rizaramba. Yesu nagaruka azaduhana ubugingo buhoraho. Niko gusenga kwanjye namwe ndabasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Mani bahamahoro. Ndahamagara abantu bari hano. Mushobora kuba mwatugendereye mwaje gutaha ubukwe bw'ababatijwe. Mukaba muri abashitsi, ariko namwe Imana ibararikira kuyikorera uko byamera kose. Nta rwitwazo utanze. Nubwo utabatijwe uyu munsi, uri kumva nawe Yesu wagera ikirenge muce ukazamukorera. Icyo cyifuzo ugifite mu mutima ukagira gutya. Kira gutya turebe. Mwavuga amena. Nasaba pastor se akegera hano hafi, agahagarara hano, uwumva yagira icyo cyifuzo akamukora mu biganza, akamwifuriza amahoro y'Imana. Nubwo utabatijwe uyu munsi, ufite icyifuzo cyo kuja mu muryango w'Imana, nawe ukayikorera. Ngwino uramukanye na pastor, birasoza akuramukije. Muririmba indirimbo 57 dusaba umuririmbyi. Cyakora nabo baririmbye hari ikintu mbona, nibuzi kuri aririmbi zatoranijwe, dufashe kuririmba muri ziza 500. Mpamvu yo kutaririmba, iyi ni korari izazamuka mu kirere turi kuririmba. Karibu rero dufashe kuduhereza amakuru cyangwa se dusangize ku bitekerezo, kuko mu Rwanda turabona wowe amamazubu tumamwisi nemo kwezayo makuru mubalu abashakani ngahovayo uwemeyaze ni mubimenyesha tuye hasi umubyeyi araza rurabana be ukurimo biragaragara. Karibu rero umwanya n'uwawe. Bawitonze reka mbasabe, uyu munsi niwo munsi mukuru dufite w'abantu bari kwitangira gukora umurimo w'Imana. Mwavuga amena. Biragusaba ngo uririmbe, arega aririmbana n'iri teraniro, hari igihe tuzongera kuririmba utakiriho. Muje muragera mu nzu y'Imana mufite imbaraga, Imana ibayabakijije ibiza byinshi byagombaga kubahitana, none uteranye n'abazaje mu ijuru. Kubw'iyo mpamvu ririmba. Turahamagara abantu uwumva nawe, dufite n'abasubiye inyuma bagenda bakuba amaguru, covid yaraje, insengero bazifunze. Kambamenyesha iritangazo, nubwo mu isi insengero zafungwa, insengero z'ijuru zo zirakinguye.
burya Yesu yiteguye kwakira uwo ari we wese wakwemera gukorana nawe. Imana, Ngwino rero Imana. icya kabiri kandi nawe uri kuririmba mu ntege nke. Imana zariho hari imikozi cyane yitindiganya yiyenjerere mu Rwanda nta mana zariho ahubwo hariho Imana. ngwino Imana imani zera y'ubugingo abashakani baze ngwino nimubimenyesha tuye hasi umubyeyi arata arura abana be abashakani baze. Itonde tugiye kuririmba icyanyuma turekera aho ngaho. Amatwi urayafite n'amaguru yakugeza hano urayafite. Mu nzitwazo utanga rero banseka, gusekana ni ukuguzanya. Baraguseka uri kwihana, tuzamuseka ari kwiba. Biragusaba rero nguze usanga umukiza kandi wakijije abandi nawe yagukiza. Haleluya. Ngaho ririmba ikindi gice niba uri kumva nawe hari icyo umutima ukubwira ngo ukosore, vayo hano dufatanye gusenga. Kuko umuco nyarwanda turabona wowe nagire bwangu nindagira ubutware ihangane ushaka zahabwa ubugingo abashakani uwemeyaze imubimenyesha tuye hasi umubyeyi arata karibu rero abana be abashakani baze. Itonde kumenya hasigaye igice cya nyuma cyo kuguhendahenda wowe utazi igihe amatwi yawe atazumva, utazi igihe amaguru yawe azareka kugenda, utazi igihe amaboko yawe azareka kugutamika. Imana ikaguhamagara muri aya masaha, ibyo byose mvuze ugishobora kubikora. Ntabwo sinzi niba mpamya ko aya materaniro niyongera kuba uzaburimo, ahubwo muri uyu mwanya biragusaba ngo ukorane n'umutimanama. Mbese amaherezo yawe azaba yahe? Mbese uri kubona ibyawe bizagarukira he? Impanda nivuga hazumvikana impundu cyangwa n'imiboro. Imana imani ucyumvirijwe rero biragusaba kwikiranura n'ibigufashe, kuko wabisanze mu isi kandi uzabisiga. Icyanyuma niba uri kumva ijwi ry'Imana riri guhamagarira kuza hano uze dusenge. Nagire bwangu andagira ubugare ihangane ushaka wese zahabwa ubugingo abashakani baze uwemeyaze ngwino uwemeyaze nimubimenyesha tuye hasi umubyeyi arata arura abana be abashakani baze.